nukuvuga ngo hari Imana hari ukuntu yabonye ari twe dufite akazi muri iyi minsi iravuga ngo cyatumye musigara ikerete nugusigara mutunganya ibyasigaye bidatunganye uko cyane yasigaye fungwa abashaka babonye abakwiniti bwira twebwe n'ubundi barabavuze ko ibiganiro inshuro nyinshi ngo nabariya ngo barabafungiye ngo nuko oya ngo nuko gusa ngo ko turakorera mu isoni ngo tuzamenya ko badufunga none se mukoreye mu isoni gute ikabone wese mukoreye mu isoni kurukundo ari nakundi faranga oya bose gukwa bwo ngazo bikunda ikintu bazakuraho ni monetization bazakuraho uburyo bwo guhembwa gusa wowe kwa mukora imyaka indi kagushirira ari hahanga iraho kwanza ndokagureba ariko utinjiza ariko rata nta rindi banga rihari ni Imana yicano niyo twega niyo idufasha imbere n'inyuma na yanje yovaho tugaza niyo maboko kandi n'ukuri Imana igira amaboko kuko yicano ari naba yaragize depression yindi kwa marusi no kuzana amariko kuko yagize neza cyane cyangwa mwarahudumiye mwabaye nk'aba gusa icano yacu igiramo ni kipe y'abayumbi habamo ikipe y'abayumbi yo kudusengera ngo abana bazove mu manjwa hamwe no gusengera cyane ngo izoguma ifate ariko bakunda manjwa musoza muyavuga aya bakunda ngewe naje gusanga ntago ariko nta n'umuntu ukunda manjwa uza tugaya abantu ngo namwe mukunda amatiko bareka gukunda amatiko bahaye bareka gukunda amatiko bahereza icuhaye umuntu ndica gukundiramo kawe Cecile tibakuzi maze gukunda amatiko oya ibanzi muri ayo matiko aho nuvuga ngo rero gukunda ugomba gukundira ibi ngibi ukora ibyo ukora cyane rwose no mutazagera akabura n'icyo yobaza oya nuko nguko irahari imeze neza aho ejo bundi ntago cano yacu yari yagiye abantu baguzitiranya cyane n'ubu nyine haraho bakibabaye batazakunda nko kureba ejo bundi twakoze prank mu cano yacu ariko mwabaye cyane n'ukuri abakuye abantu imitima noneho nibwo nari nkifungura njyewe bahita bambwira ati turafungura n'abandi babazi muraho neza nshuti zacu mumeze neza nizere ko muri amahoro muri mwese muri mudukurikiye amahoro y'Imana nababeho nkuko bisanzwe niwo munyamakuru wanyu Bamurate Cecile wo kuri NCTV mukore subscribe turi kumwe na mugenzi wanjye mbere ko twakirira umusitare wacu guys twakiriye Queen turi intumwa zanyu debut yose turayifite hano twayishimuse twaje biro turebe uko bigenda neza mbere na mbere niyegereje mugenzi wanje turi kumwe ntabwo ndi gukora nje nyine ndi kumwe na mugenzi wanje abanze yibwira abadukurikiye tuze kwinjira mu kiganiro murakoze amazina ni Mukobwa Jana Aime ukora ku nyamakuru ca Mudagira TV bisanzwe twagarutse ntituri twenyine dufite umutumire uyu munsi ndabona ikiganiro kibuze kuba kimeze neza gifite umutwe munini cyane twe turi kumwe na debut hano hantu hari kwaka hari umuriro debut turino kabisa twayisanze kwitugwaye ikaze kwanze wari wasoje niyegere n'ukuri wumva ikaze ndegere nshaka nukuramo umupira ngasigara nisengera uko wamaze kumva washitse cyane yeme kwinara batamuzi sibyo ariko nyicyamamare shoka ko muzi ariko hari abatamuzi wa mungana kwera ko bose bamuzabarebwa n'abantu batagira uko bangana ariko basigaye kwandika ku rufaranga egera ubanze bibwira abadukurikiye aho nuko ndishimye kwisanga ku binyamakuru byanyu NCTV na Mudagira TV show ni Mudagira TV tasho ibyawe tasho ukeneye ni ukuvuga ngo rero ndishimye kwisanga ahangaha aba n'abavandimwe n'inshuti zanjye n'abantu duturanye n'abantu tuvukana nakusibye ko abanyamurenge twese tubirebye neza dusanga ari abantu tuvukanira bose cyane ndishimye cyane kwisanga ahangaha hanyuma rero ngiye nk'uko bisanzwe nyine nitwa Queen Uwase Amanda abanyangereza specioza ego mwana ngahe gayo Esperance y'umukobwa umutwa n'undi wese wivugura ahantu nayakwina ayo mazina hano iwacu amazina ngira n'izina rya Yesu hano ubwabaho i Rwanda yitwaga ngo Ngenera Esperance niyo Esperance na Specioza hagati kimwe muri ibyo ngere muri Kenya Uwase Queen Amanda noneho giyongereye iwa giharaza ni guki Uwase Queen Amanda zabishorera
ibi bintu aho iwacu bazahita ngo bebe ego mwana amazina ngira ntabwo aba muri iyi si umuntu wese uba afite uko amwita mwiteko yose nayo uwo niwe njeyo ntabwo wivuga gute ikinyamurenge se cyangwa biri aho ngaho gusa wowe nabyo ubyifuza byaba byiza kurushaho ntabwo namwabona ndabivuga ko mwabivuze twebwe ntugire nk'uko wivuga kwivuge nkurebereho nje nitwa Bamurate Cecile ndi umwegakazi nkaba umukazana w'abagunga nkaba n'umwishwa w'abagunga uvuga ngo uri mushiki wa Kinginzamba nje nawe ni musaza wanjye wedewe musaza wanjye ni umweru ni igifu cyacu turagisuje twese turi ibipfuje mba muri kampani yiwe uri muri kampani y'ibifu ngwagira ngo ibifu foundation imirimo aho ayo niyo makuru nuko wivuga ko nyine nivuze uravuga ngo uri umwishwa w'abanyanaka uri umukazana w'abanyanaka uri umunyanaka ese sayo aho ntago yivuze kugana mwese bakeneye kubamenya kandi ngaho koko mwebwe mukiri bashasha ese murazi iyo wivuze neza buri kiganiro kugira ngo uza wese akumenyera reka dusubiremo ko twivuze ibice nari navuze amazina gusa ari umukobwa Jana Aime ndi umukobwa w'abega iwacu ni mu Minembwe nkaba umwishwa w'abagorora nkashatswe mu masite ngaho twavukanye ibyo nyine byiza aho naje ndi umukobwa w'abagorora ndi umwishwa w'abahiga nshatswe mu basinzira iwacu ni mu Mibunda hirya gutya higira kivogera niwe wa mbere avuga kwivuga gutya itari ba mu Mibunda kwitaraga ni mu Mibunda hariya mu muhana wo mu Rushasha mu Rushasha muri Kivogerwa naho ni iwacu nkaba nkora kuri The Beauty TV show niyo abantu benshi banzi niyo bakoze nka Bishop kasi iyo wungiriye ariko ni ibintu tuguhaye ikaze debituwe nari nanuri wumva ko umunsi twabasuye hari yarataje ariko hari n'iki cyane yarataje aribuka ari dusuhuriza amadubu n'intare cyane rwose n'udukurikira ariko ndakeka dukurikira cyane rwose urakoze kwiri uri umusitari sibyo yego mama abantu bashobora kuzi ugikirize neza uri umusitari rero tugiye kubaza hari ibintu abantu benshi bibaza ubaze wabaza ikintu cyose utekereza na cya kindi utekereza mu ibanga akinya cyose kiba mu ibanga ntekerezaho kwine kiraza kandi uko ngitekereza mu ibanga nawe uragitekerezaho gukurikiye ndakubariza muri make ngiye kubaza ibintu bibiri mwampeze mugenzi wanjye nawe kubaze naho ndagenda nyine nibuka ibindi byinshi nabitse byanje byo kukubaza ngiye kumbwira ese navuga ko ari ibintu wagiye uhura nabyo bitari byiza nyine amakonsekansi wagiye uhura nayo muri aka kazi kuva winjira nyine muri media ukavuga ngo mfunguye cyane nka debut ikintu wahuye nacyo kitari cyiza n'ibyiza wasanzemo murakoze icyo kibazo ni cyiza ariko ni Kigali kandi ugisobanure ku burebure uko ubyumva ndagisobanura kubera ibibazo nahuye nabyo ni byinshi nubihera umunsi ntangira umunsi utangira mpura n'ingorane gutya ngifungura natangiranye nazo ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cyari kigoye twebwe twahuye nabyo ni ukugira ngo tuzobone uko duhembwa yemwe kandi gatwe twaje dushaka ifaranga nyuma y'ifaranga nta nama nkubwira turi igipfu kandi gani muri igipfu turi umuganga uramuvura iki niba guri igipfu naje nditse tabifuje bigira bina niya kampani ya Kinginzamba nta nama nogira njenza mfite hamu y'amafaranga mpagere mbona kuzibona nazo ntibyoroshe kaza nama mbere kakadolari ijana ka mbere kaza kavuna twafashe umunsi wa mbere duhembwa aduhaye amadolari 120 kandi ijana na 20 twari bukuremo 6,000 tugaheza nkamera dukameraga tukagabana 6 uko yatwaye 3 nawe twari ibindi 3 ariko naraye hejuru y'amabati sinzi ko wari ukomoje ku ifaranga ni uku twere ikintu cyatugoye cya mbere ni ukubona abantu kubera ko twatangiye turi abambere byari bigoye cyane tukaba tugenda buri mungane hari abantu bakiya muri media b'abakobwa igitsina gore ntabo bakoraga ibiganiro ntabo habaga ba Nyamujereti
Nyamujareti nawe naje abantu nawe ico gihe warahabaga twino twahabaga babiri gusa uyu nguyu yarakoraga icyo gihe ndaramwibuka cyane nuko ariko nk'abahinzi bagora bakabona ibiganiro zino za mushini babaga abo ba mama Mulenge banyamwiza reka abangaba baje nyuma nuko noneho kubona subscribe kubwira umunyamurenge ngo subscribe mu matwi ye bwa mbere ndango ariko twaza tubasumbuha kama nkomanga mwiriwe yego mwamaye subscribe hangu sengu imyaka navuga igiki ntayimenye yewe ntiza kuri telefone nkayikora nkakora no kuri televiziyo kama ntahantu umunezero wuzuye ntaje muri twatuzengukanye amavira tukayimara kugira ngo tugeze abantu igihumbi twaragenze kwe ngo se yari nk'ikaritsiye twarayimaze nagendaga karitsiye ku yindi kugira ngo ugeze abasubscribe kumubwira ngo ayi wewe mshamwe byaroroshe n'ukuri abasabye igihumbi ntago bakigora nuko ntakigora cyane ubu nyine nuko noneho undi ari mugabo umwe nibuka ntazibagirwa muri ibyo bihe niyo duhuye nzamugayo yarayikwimye ntabwo yanyimye gusa yarayimye arambwira nabi nabankomanga yewe nabankomanga ndamubwira ati turishara mwiriwe neza twafunguye YouTube channel twitwa gutya none dukeneye ngo mudukorere subscribe ahita avuga ugenda ngo uzohereze ku mbuga z'akarere yewe mugabo we uvuga ati sekiye ngo uyu mugabo yinabi ngana gutya uwo mukabifaranga yewe mabanga nta arazigira se ko bakina aribo bagira inabi abo bakene nabo bagira arazigira ko bakene bagira inabi kikuzimu undi wambwiye ngo nyikuhe ugende kuri modoka ngo uzuntere amazi akamara kujya subscribe kuri modoka turakuburira zari bigoye pe muri make kugira ngo duhembwe nzo zari bigoye turatangira turahembwa noneho rero tugeze mu kazi ntasanzwe nta kazi katagira challenge katagira nyine ibibazo tugezemo hazukaga abandi bantu nabo dufitemo nkaho twabazanye kuko abantu baduteye ibibazo ntabwo twagendaga tugese wafunguye cyane kuko turi kubona ushoboye gukora wafunguye cyane ko twokora kandi ibintu bikagenda neza kuko twabonaga nyine afite ubwo bushobozi nuko abantu bamare kuba benshi nyine social media mare gushuha kwa kundi ngo uvuza umuntu ijisho ngo yamara kari guturumburira nitwe bahereyeho batangira kubavuga baradutukana natwe turi abantu gasinta sibwa Kristo gabwinshi ngo turi bombaritse ngo muraceceka mu bihorere uceceka biranga bagutwa kimwe ukamutwikira bagutwa kimwe takibazo oya views nuko ntago cyane byari views kuko abantu byari bifashe ku mutima niyo mpamvu nge ntobyita views kubera ko twebwe dufite icyatuzanye cyaduhaga views cyari gihari na mbere y'ibi ngibi by'amatiku twararebwaga kandi cyane nuko abantu benshi hano hanze twese tugira ngo kura gutukana tugira ngo byandane nk'ukuntu mwabivuganyeho harafunze kuvuga ngo arigiye mu bipanga mukavuga ati reka dutukane utukuntu twinjize views ntago ariko bavyagenze ibyacu ntago ariko kesi yacu yagenze twebwe kesi yacu yabaye iri seriye iri real nyine noneho haje ikibazo noneho kwa kundi umuntu nk'uko muri inshuti sibyo hakaba inkuru wowe ukayumva ukwawe n'uyakayumva ukiwe none umwe akazakenera ngo ayumve uko nje mbishaka nawe ugakenera ati we kwekeneye ko numva uko uyishaka nanjye gasuko mbaye nyo ubushuti bwawe burashize tubonaga gutangira turatoranya ni kuko byagenze amatiku yaje hagati mu kaza ko ntabwo cyo cyari cyaratuzanye na mbere y'amatiku twarakoraga kandi tukareba none nk'aya mateka aje aza ari ikiranduranzuzi agira imbaraga asa nk'ibindi bintu turatikura kugeza igihe twaruhiye urumva kandi muri uko gutikura hari abantu bagiye bikomerekeramo hari n'abantu batukwaga batari babirimo utari babibamo urumva ugasanga nk'umuntu karatukwa ataba kuri social media kubera ngewe cyangwa se kubera umuntu runaka n'ibyo bintu urumva ntago bari ibyo rero ingaruka z'aka kazi nje navuga ni nk'izo ngezo twahuye nazo usanga hari abantu bari gukomerekera mu bintu batajemo kandi batanahisemo bakabyisangamo gutyo ugasanga wenda niba gutsaka gutukana n'umuryango wawe cyangwa akamahera kuri nyoko akamanuka umwana wabyaye kuri basabukwe abantu babaye ahamagera hasi so uko se nawe bije mate nyoka babije mate so babije mate ni ikibazo n'ukuri ko tuza hanze wari mama mwateguye mukabipanga ariko ndumva atari ko byari bimeze abo bipanga bapfa kuvuga nka kuriya twe hari ukuntu tuvuga ntuhite
upasura ukaza ugumuga ukaca hirya ugaca hino nyine nutabikurikiye neza tumenye ngo abantu bari mu biki noneho kuko mwarebaga biriya bitutsi byari ibintu byo gushaka byose twagiye kureba noneho tubona bigeze kure kuba hanze turabatinya cyane kuko turavuga ko udukunda ari nasigafumbura cyane bakamabwo kunamwe muje gutukana ariko niko biri mu kugenda bari mu kubabesha se umugore ari gufungura cyane ikiganiro cyane hano akora ngo akamandika kuri ugasopo ya mbere ikiganiro cyane ugasopo uyu wafunguranye gasopo azasoza fitika funga nukuri ari gufungura uzi ubundi ukuntu ari gufungura cyane afite ikibazo n'undi muntu mwahuriye ku mugezi murakorogana muratonganye akabavuga ngo reka mfungure cyumva nyine abona ko n'abantu babaje nta ntego bafite mu by'ukuri nubwo twe mubona dutukana wenda tubikora gutya nubwo nje ntabwo mfata ko debisi dutukana iyo bagututse ukananirwa kwihanga uzusubiza kandi mu buryo bwawe ufite discipline apana gutuka umuntu twe ntabwo urumva hano ngo wagipfuye ngo wahigogiwe ngo dore ngo uzusubiza paraporo n'ibyo bakubwiye ukabyanaliza ukabishira mu nzira igoroye ariko ntabwo ari ugutukana ngo urabona ngo wewe ngo wamavyi ibyo ntabwo utabikora twari tuvuze ngo uratubwira n'ibyiza wagiye mu nabo byiza byagukoze ukabishaka ndega byiza we ariko mfise nkurura numva ibyiza biruta ibibi ibyiza biruta ibibi ikintu cya mbere cyiza cyabereye kuri iyi channel yacu The Beauty ni abantu twabonye urukundo twabonye abakunzi hahandi wa muntu agukunda barara bagututse ntajyana akamara arahagaze atari nyoko atari so nawe ari kubwira wajyana akababazwa n'ukuntu bagututse mana yo mu ijuru abantu bagahangayika n'ubu tuve kuri ibyo ngibyo twebwe nka The Beauty amafaranga dutunze ngiye kuvuga ngo ni umushahara nobesha kuko umushahara uzuzana arawupangiye nuvuga ngo ni wowe yabonaga nicyo kibuze amafaranga guhaye yabonaga kandi ukamenya ngo yampaye mbona nzoyafata muri kuri ya tariki 22 cyangwa 20 ukama mvuga ngo aya mafaranga amadolari tuge 400 cyangwa 500 nzishuramo inzu nzishuramo umwana ishuri nimara wenda ngure televiziyo ukumva kera yawe yashizemo tufite nayo kwisokoresha muri iyo mibare yaho ngayo ntabwo tukagira abantu badukunda bakumena amafaranga mana baradutunze ukumvuge ngo baradutunze ubu nyine sino bakiciganira ngo se ngo kwini ngo nkeneye kino kintu ngo maze ngo minsi bimpaye gitekereza ago bibaho nyine twabonye abantu b'inshuti zacu badukunda wa muntu muganira kugezaho muganira ku bintu bimwe bitari ngombwa kandi mutaziranye nyine abantu b'inshuti nyanza abantu bazaba inshuti bagakurutira n'abavyeyi bako ariko ndago hari umwe watubwira habe niyo uvuga ngo ari nagende yogenda nkamusigarana n'ukuri nyine abantu n'inshuti zawe kabisa abakunzi nyine muri rusange bakakumenya buri aho bimeze bite mwariye mufite amafaranga mumeze neza ati ibintu bimeze nka nabi akagukubitiramo utanamubwiye gusa nkabandikira bite byiza ndabakunda reka mbaha amafaranga nyine ukamusanga turi muri uwo munyengaga natwe gatukabikiriramo dore inzara yari tumereye nabi icya kabiri twe twahaboneye ifaranga z'umushahara kuri The Beauty twarungutse amafaranga twaje gushaka twarayabonye birenga ubundi rero twaje tuvuga ngo habe niyo tubona $100 kandi uko twaje twambikana twara 50 tugatwara 6,000 sasaye wicaye uhaye uvuga utaho wagiye minota 30 utazungurutse uzi kera gakwaga ducuruza kahawa kabona gucuruza ikaho yenzogereza 6 njewe kwini nukuri naturuje kawa n'amandazi naturuje ibigori mahindi moto mwayo wanje ntabwo babesha mugenda muri hegano cyambira ko twakoze The Beauty narabivuze ngiye nageze hano nsanga abantu bose akazi bakora no gucuruza ikaho n'amandazi ndavuga ati kwini ngombe mbone telemusi n'akabasi n'akadobo ndagenda mbona telemusi nteka icyayi bateka ikawa mu karu nyine ugashyiramo ikawa nteka icyayi nangije mfata akadobo ndagenda nja kurangura hari ibintu bitaga ngo niba ibivungu
wowe sinzi niba uri uwa kera muri Kenya abangabaga baje muri za abaje muri mayonnaise ahubwo yaje akurikiye naje kuvuma abana muri mayonnaise yaje akurikiye Kenya twasanze Kenya yarabaye ubuki ariko abanyiza numva bavuga ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twari tuzi ko abantu bazateka kuri gaze iyi woyitekeraho gute stofu urayizi stofu narayibonye niyo niyo twagateka narakabonye hagiye kumera nk'intuzi ikintu kibi kagiraga kagira ubucafu ni ukuvuga ngo uteka ku isafuriya imbyiro zikaba zigenda zigafata no ku mufuniko none igikombe cya plastique cyose cyabaga kiriho imbyiro mu nzu hano hose habaga ari ibasi ikintu cya plastique cyo mu nzu cyabaga kiriho imbyiro kubera stofu maze ireshe mu izina bagabo bose wese mu nzu mukarira izi nyiziryana mwe mwaje muzanga amahera twaje ngo nako narakabonye nyine ahantu ngaho ibaza ariko sinigeze Claude mwana kuryama sinigeze ngatekera nta kintu nakimwe nigeze ngakorera nuko ndagenda hari hepfo ahantu bita ngo ni Nyando bagurishaga ibintu by'amandazi ndagenda ngura amandazi mfata indobo nja gucuruza ndazenguruka mbura abakiriya hanguriye abantu babiri umunsi wose nabwo bakagura icyayi bagura amandazi icyayi abantu babiri ni 20 nubwo ngo nacuruje ibyayi ibikeca 20 na numva akamara agiye kumanuka nijoro bigeze ko ni 2:00 nakunda manuka umuhanda na wari watanye hasangabe kasa 10 ngeze 2:00 ubundi zagenda bwije ku icyayi ga icyayi ni mugoroba mu kabeho mu gatondo tubanywa ndiganyira mu gatondo tubaza ni mugoroba mu gatondo tubaza ikawa ndiganyira ndavuga tekana cari hasi maze ndazasubira ndabirya za bivungu by'amandazi bose ndabirya na cacayi ndakinywa ubundi ntoye ndabo ndataha urabirya ndabirya none kugira gute no bire kuko birarana ejo kandi kibyo none ugamenya arabirarana ejo bwongere bwira kugurisha ni mugoroba nuko ego kuntekereza gucuruza ibigori ntakoze imirimo myinshi hano muri Kenya nyine nawe twavuga ngo nimpshatse nze mbona kuri YouTube amadolari 100 tugabane 50 nani ntware 50 ariko uvuga ngo yavuye ku munwa wawe cyane kuko twari dufite kandi kazi twakoraga muri salo ubuzima bukomeza ariko dufunguye mari wabonye amafaranga habe niyo nyine debut yoshira umusaruro ubo kuri cano amafaranga kuri cano narayariye ahubwo aho debut nashingiye kuri uwo mwite cano yanyu debut mwarekeye so mwavuga tugiye kwita debut twebwe twita cano debut twagiraga salo sinabikubwiye ubundi mu busanzwe twagiraga salo mukunzi gukora inzara nzi gukora makeup niyo cano yo havura hari ego ko mana ngenzi gukora ibintu byinshi nuko ngo cagiye ca Miss Mulenge niko twakoraga abantu mu mutwe handi muri Botswana kamba sokoza nkabatiye East Africa cyangwa East Africa yihe ijya Miss Mulenge East Africa sinzi gikuntu zabaga iya OG ejo bundi hano nyaye oya ejo bundi niyo yari world yahatsinze Deborah ego ni mwe mwakoraga abantu kawaje wari urimo uyu yagiye mu ya mbere ndanga ni ya kabiri wumva yaviremo ga mu majonjora igikaraga ndicyari gihanga igikaraga turino no kuyitari inzobe ntagura inzobe ariko buriya nico cyane maze abantu bakagira confidence n'amafuta bagomba kwigira none nkega original ariko bana twara abasokozaga mu mutwe kuri namudefizaga nkamustera gel nkamushiraho piece inyuma rwose namaraga kanamukoreraga makeup namara nkamutera inzara umva amafaranga narari cyane nuko tufite gasalo twakoraga ibintu by'ubwiza turagasisha no twoyita gute ngo ari nandi kwine twumva tago bihaye bihura ngo Q&R kumva tago bihaye bihura tatego twabyitiriye akazi dukora tukanagakoreraho tukanamamaza ibintu dukora salon isi yitwa debut isaro yacu yabaga hangaha iho ga American Salon ariko twakoraga beauty twitiraga akazi dukora twango ni debut tisho hari umwe arabibwiye ayo makuru iyi ndabizi niyo ubwa mbere nyavuze sinzi ariko manyico iyo debut yavuze twakurikije nyine akazi twakoraga muzabana basige live ntacyo bitwaye cyane nubwo ifaranga gazamaze kuza cyo gusiga ntago niba nkibikoraho ngokora kumushera koraho nanze nkabikoraho urasuko nawe tukikorera Yesu ahubwo no kandi ufite ibikoresho by'inzara muno mu nzu ufite UV mfite amajeri birajyanye haramwari ariko sinona
nawe ufite abagukorera babarira ndababujije igihe nikoreye kirahagije nigeze nakoreye ibimeme z'abagore bakora hano ngo kubaha ndakubuje ibimeme bagaza ubyoza gutya kandi tuzi mukandakanda amaguru ngo massage ngo nkandira hano ngo kandani ngo hantu hakanda neza mama we bakukandira Imana yakuye mu bimeme z'abagore Imana ishimwe nguko yawe ngero bazo nanje numse nyine komeza nguko nuko challenge zari nyinshi akazi zari nyinshi mukuri zari nyinshi ahubwo se mwebwe niki cyabateye motivation yo kuza yo kuza kumwaga kamubona tuba amatari byiza ndimo bikunde kandi ndimo bishime nugufunga ngo twebwe gufungura cano twari tubikunda noneho hatangira kuzamo ibitutsi utangira kumva nk'ubwoba noneho wabitekereza ko ugiye kwifungura ukabona ko abantu bahita bakubwira urayifungura busanze bari gutukana uzashika uvuga iki nyine ugashakisha ikintu uzavuga gitandukanye n'ibyabo ukabona nticyakiboneka noneho turavanga mufungure mutwigisha se umuntu mwafungura mufashigisha naje kukwigisha ndatanga wafashe turatsinzwe turababuje nicyo cyatuza ngo ibintu hano hanze twagize uyu wacu yabitangiye nka mbere abanza bivamo noneho ngenda batireka nzi reka nze nigishe ndebe ko kwina mwigisha akaja ku murongo akareka gutukana ukubanga ibitutsi byanyu byaraduhabuye aha hanze nta muntu uzi ko ahubwo ko turagira nk'ubwoba none se kunje nuko musa mugendera mu kigare ukuwo kwihafika igitutsi nigaze gutuka umuntu taco usibye wowe sindumva ahubwo nje ikintu bazankorera baza bantuka maze bakantuka kweri kandi twese turasubiza tuguma tuza dushaka duseka gusa dusekeramo tukabyanalizamo tukabibyiniramo kugira ngo twaba ako nta bwatari n'ukuri gusa none gutukana ntago ari byiza ni umuco mubi n'ukuri kose kandi nta n'agaciro byaguha kwene hari abantu benshi bamaze igihe bibatse cyane yabakwine ya debut ifite irebanga ko andi macano yose bari mu kuyafunga bafungura qu'est-ce qu'il y a nikigirira mbere amacano barafunze ari menshi iyacu asigara bafite icyo bapfana n'amarombo oya ni ukuvuga ngo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo impamvu wasigaye he ngo ni ukugira ngo iyo niyo debut karabaye iyo ni ukuvuga ngo hari Imana hari ukuntu yabonye ari twe dufite akazi muri iyi minsi iravuga ngo icyatumye musigara ikerete ni ugusigara mutunganya ibyasigaye bidatunganye ubwo cyane yasigaye ufungwa bwashaka abagoni abakwinde ntibwira twebwe n'ubundi barabagaza ko ibiganiro inshuro nyinshi ngo nabariya ngo barabafungiye ngo nuko oya ngo nuko gusa ngo ko turakorera mu isoni ngo tuzamenya ko badufunga none se mukoreye mu isoni gute ikaboneye wese mukoreye mu isoni kurukundo ari nakundi faranga oya bose gukobwa ngo baza bikunda ikintu bazakuraho ni monetization bazakuraho uburyo bwo guhembwa gusa wowe kwa mukora imyaka irindwi kagushirira ari iraho kwanza tukagureba ariko utinjiza ariko rata nta rindi banga rihari ni Imana iyicano niyo twega niyo idufasha imbere n'inyuma yanje yovaho tugaza niyo maboko kandi n'ukuri Imana igira amaboko kuko iyicano ari naba yaragize depression yindi kwa marusi no kuzana amarika kuko yagize neza cyane cyangwa mwarahudumiye mwabaye nk'aba gusa icano yacu igiramo ni kipe y'abayumbi habamo ikipe y'abayumbi yo kudusengera ngo abana bazove mu manjwa habamo no gusengera cyane ngo izogume ifate ariko bakunda manjwa musoza muyavuga aya bakunda manjwa ngewe naje gusanga ntago ariko nta n'umuntu ukunda manjwa uza tugaya abantu ngo namwe mukunda amatiko bareka gukunda amatiko bahaye bareka gukunda amatiko bahereza icuhaye umuntu ntica gukundira kawe Cecile tibakuzi maze gukunda amatiko oya ibanzi muri ayo matiko aho nuvuga ngo rero gukunda uba gukundira ibi ngibi ibyo ukora cyane
cyane rwose noneho mutazagera akabura n'icyo yobaza oya nuko nguko irahari imeze neza aho ejo bundi ntabwo cano yacu yari yagiye abantu baguzitiranya cyane n'ubu nyine hari aho bakibabaye batazakunda nko kureba ejo bundi twakoze prank mu cano yacu ariko mwabaye cyane ni ukuri abakuye abantu imitima noneho nibwo nari nkifungura njyewe bahita bambwira ati bafungura n'abandi baba bazivaho yari prank kwa byo gushaka amafaranga n'ubundi uko bisanzwe ariko ntabwo yari yagiye kubabeshaga nibwo buzima ikintu bita prank ubundi prank ubwayo ni ikinyoma ikibazo noneho kigiye kuba abantu hano bagiye kuzaza bamubesha n'igihe bizabizukura uzaba nkuko murabesha nuko gatakundi tuzoge nibyo bituza abantu bazihangana ni ikihe kintu kugera muri ino mihanda ureke kuvuga kuri debut muri iyi mihanda abantu bose bari muri minsi nsangaya rero kugira ngo namwe mucumvire nsangaya abagore bazabaza kuri social media nta content niyo abagani buzona baje gutukana azamaze nta kintu na kimwe kimuza ngo nje gushaka amafaranga nimara ntukane aho bizozo bije natembea nayo aho bitembeye rero kuzana ku mihanda uza na purpose n'intego yawe kuko ngo ngewe nduyu nkeneye gukora ibi mu buryo ubu ngubu ariko iyo uje nta kintu ushingiyeho usanga uri gukora ibyo abandi bakora kandi amahirwe yanjye siyo yawe notukana tibigira ingaruka ejo wanyigana ukisanga mu mugozi uko niko kakubwira umugozi ganje ubu nyine n'umugozi ni collaboration maze ko kuhanga nko kumenyera cyari kuzi gukora ikintu ugikoze ugikunze bwaca kikagushira mu bibazo karire yafunguza nk'ubu ricaye uriya mu ngo abandi babasinzira no musenga umugore ngo ari muri pizza siza kana kagari harabagenda basiga impinja ngo barafunga ikibazo gikomeye cyane ubu furaha baramufunganya umwana sibiza ko furaha atazarara muri gereza wowe na gereza ngo baraziranye ngo bagirana amabanga kuva kera nuko furaha ntazarara muri gereza ariko nyine urumva ibi bintu rero nuzaza ikintu nsanga rero niba abagore bazaza gusa ngo nabonye ngo bariya ngo bakwine bafite cano natwe reka dufungure cano tuzi ibyo twaciyemo ntutwegereye ngo tubaze ngo uvuge ati kwine imeze gute na gute nkubwire ati yewe inshuti yanjye kora gutya na gutya ahubwo akamaze cyo guhangana nawe ahubwo reka akamaze cyo guhangana nawe nibaze neza niba izo faranga bashaka ariko bazakira icyo bazasangamo kuko nuzuze uje ta content uje kuvuga ngo uzatukana nawe uzaguhira azatuka umuntu nawe mutuke abeho kuvuga kandi ganto sabagira imitima imeze kimwe hari igihe uzo gutuka mubwira depression ukamugwa mu nzu none ukabona abandi bibitse uragira ngo kavuze furaha yaravuze ngo igisekeje habe niyo bogutuka habe niyo ngiye bontuka ibintu bingana gute nje mu buzima bwanje ngira ninkaho ntagira pressure yego nanga gusa ikintu nanga ikintu ikigikorwa cyonkura ngo soko njenge ibitutsi sindi impamvu abantu bazaba bagwanya ibitutsi igitutsi kitonti aho wicaye ngututsi uzi ko tokwimuka nguje na uzamuka guma ariko wa mutima nagazambire bagucya njyamye ukagumuka gucya njyamye nkareba kamanzinya wifi kamasinzi ukanabona ibitotsi rero uzobona ibitotsi n'umutima wewe wiki ubundi ngiye hari ikintu kimbuza ibitotsi ga muri iyi mihanda kamanzi nkabwira cya gihe watutse nk'umuntu cyangwa wakuze inkuru ku muntu umubeshera nyine wayumvishe nabi wenda umuntu akavuga ati uyu muntu ameze gutya na gutya iyo nda yakubesha ukabeshera nk'umuntu ikintu cyangwa se ugatuka hari n'isho baricu ugasanga wenda warengereye wavuze nk'iko ijambo ryamukomerekeje ukaba uzi ngo nicaye hano hari umuntu nakomerekeje uzubura amahoro nawe ibintu bidahabi kuva mu kanwa ngo kubara gutwa gusa ibintu bitari bukwimure bitari bitume utajya bitari bitume utajya ntabwo bizogutera stress ahubwo umuntu azategwa stress n'ibyamuvuye mu kanwa ariko uzi kubaho hari umuntu wababaje hari umuntu watumye ataryama ni ikibazo ni ukuri kandi n'umuvumo kabisa
none gamuze mwiteguye gutyo umunsi umwe abantu bazaniye akana ko konkobora ntako wagize umunsi umwe wogutora gutyo ariko kandi nzange kakubwiza ukuri simuri kureba ko muzamutugaya ngo bakwiri ngo kubera abantu benshi ikintu bazatugaza batwika imusubizanya kubera iki muzamusubiza reka mbabwize ukuri nuko ari twe byabayeho bazabanza bagutuke k'icyumweru kimwe muze muduhaguruka sibyo sibatutse mwaka niba hari ikintu kamere iba mu muntu none n'ikindi gitangaza uko wasanga wasubiza ariko noseka oya sinosubika kuri wowe mushashika ejo kongera agatangira oya ariko hari igihe wumva hari abantu rero bategwa kuraje no gushishika kwawe tikurashetse gabira havuga n'ukuri reka nkomerezaho tintimureba singahuga naze yirego kandi wa mwandika ati ngo aramusubisha bugatese muri kwa gusubiza kera abandi baravuga nako kera batukanye ariko ndagonga nutegereye kiganira bakirazi uzucece kwa gasa muzusubiza avuze rimwe none ushije abavuga ngo aho ngo sinabwiye ngo bira nawe ngo se ko yacecetse ntaruri mafite ngo afite cyangwa nkagirinde ukubeka ceceke agatavuga ati yavuze kwaruka kandi ikindi mutanibagirwa niyo umuntu agututse ikintu ugaceceka 88% abantu bifata nkaho ari ukuri kandi nyamara wicecekeye hari ababifata nkaho ari uwo muntu akeneye kumusubiza mu buryo bwiza ariko hari n'ikindi gice kinini gaca abanyakavuye bazabemera ko izo bagututse ari ukuri rero ukuri nubwo muzamutugaye nzangira amatsiko yo kubona umunsi bazakonkobora umuntu nawe akamanirwa kwifata akifata agaceceka akaduha urugero bakamutuka ukwezi kugashira acecetse nta mugore uzugira ngo urabyihanganiye bagera kuri kamera aho uduhaye uvuga ukumva kanyuzemo ukumva tuvuga ati ariko nawe buriya kandi nta muntu udafite nta muntu wo gutuka udafite icyo umusubiza abantu twese tugira weakness niba gututse wenda tuvuge ngo tuzuse n'iki yo gutuka iyo gututse kimwe uzamubona nawe cyo ugomba kumutuka icyo makiza direct ashaka ngo we nguza hanya naka warumeze nawe ukamuvuga ati nawe ho nyinuzi niho nguzi naka warumeze kase yo kuravuga hariya ukamubika ahantu umuzi kandi ameze nk'uko yagututse ukasanga kera ugacishijemo mu kiganiro utarupanze gutongana nawe kamera iragoye gusa zigora cyane gusa nababwira nyine muziturize mukore ibintu bidakora ku bantu nyine wenda ngo muze kurira umuntu oya none mukora mu buryo bwiza abantu babaye kugira ngo batange content abandi bantu none se udakoze ku muntu wakora ku muntu kandi gahari kuvuga inkuru ubundi ari kuvuga inkuru ukavuga inkuru zawe hari no kuvuga ngo yabomboye ataye umugore nayumvishije inkuru nijoro ku binyamakuru bimwe bino bya hano hirya nuko ukaza ukavuga ati yemwe hano hari umuhungu wabomboye amara kubombora ariko yari afite umugore tuvuge Kasarani aza Kayore abombora umukobwa wa Kayore nuko izo bintu namahano izo ntaga ari byiza ibintu tugende tubireke ko tuvuze inkuru tibaye hakamahaza n'undi muntu ariko bakabwaho bagahungu n'ubundi kuva kera riguru ku mutanogo wari umeze uko izo nkuru mwese murazivuze ariko se ko mumva muzivuze kimwe ntabwo n'ubundi muzovuga ku bantu ariko inaguduwe mu buryo bwiza biragoye ibiri no kwibarabara imihanda yaranyereye ukuri kuri wakoze kutwitaba ariko ntitumaze byose twari tukubajije uko twitegereje tuzasubiramo abantu mwandike muri comment ko mushaka kwine ko tumugarura kandi mutwandikire ibyo tuzamubaza nzonagaruka birenze turakabaje tuze dufite ibintu byose twari dufite ibyacu namwe mufite ibyanyu mushaka kumubaza kandi twe turi dufite ibazanyu mutwandikire muri comment mutubwire ngo genda uzabaze kwine ngo se byagenze bute buri cyose wibaza ari tayari kugisubiza kandi ngo nitugutumira uzogera twitabe yewe ndahari kubwanyu abantu rero ni mugenda abantu bo kuri kwine baza kutureba abantu bo kuri debut mugende mukore subscribe kuri aya macano yombi n'ukuri kose ahantu hose wohareba ntihagira icuba rwose mugende mukore subscribe kuri Mudagiri TV mukore subscribe kuri NC witwa n'izina rikomeye NC ikizungu n'iby'umugabo n'ijyanje ako gana turishije ubwenge mu myaka 2 cyangwa kuri twizeye ry'umugabo waratugubanyije ibiri yari yagera ndabahaye ibura amezi nkanga kabiri gatatu baduha
naje kera biswe izina ry'umugabo abana kubahaza gusa naje ndahindura yoya turakubujije ngende mukore subscribe kuri aba channel bazaza bazanira ibintu byiza kandi muzobikunda bwiza yego nakoze cyane